Yes, this is KY TV show Simply Ku Mayombi. Izina ryanjye nitwa Benjamin. Nk'ibisanzwe rero murabizi ko mbafite amakuru agiye atandukanye nk'uko mubibona. Hano rero ari inkuru ivuga ko Prince Kid, Elias Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné mu bateguraga Miss Rwanda, muramuzi ni umugabo wa Miss Elisa. Biravugwa ko yatawe muri yombi muri leta ya Dallas aho ni muri Amerika. Nk'uko mwana bisanga nanone kuri iyi website yanuza ya US Immigration and Custom Enforcement, niyo yatangaje ko yagize ute yamutaye muri yombi. Yabitangaje ku itariki 5 aho ni muri Dallas, ivuga ko yataye muri yombi uyu mugabo Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné uzwi ku izina rya Prince Kid. Nk'uko mubibona titre yayo iravuga ngo ICE Dallas arrested foreign fugitive wanted in his home countries for rape. Titre iravuga ati ICE Dallas cyangwa se polisi ikorera muri Dallas yataye muri yombi umunyamahanga foreign fugitive, umunyamahanga wafashwe ushakishwa n'igihugu cye kubera gufata ku ngufu. Iyo niyo titre iki cy'amanyamakuru cyanditse cyo muri Dallas. Gikomeza kigira kiti Dallas US Immigration Custom Enforcement arrested Dieudonné Ishimwe w'imyaka 38 washakishwa n'umunyarwanda washakishwaga kubera icyaha cy'iki cyo gufata ku ngufu. Yakaba yafatiwe mu mujyi witwa Fort Worth ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu. Uyu Ishimwe byagaragaye ko yafashe ku ngufu ndetse icyangombwa kimuta muri yombi cyatanzwe na guverinoma ye aturukamo cyangwa se n'igihugu cye aturukamo ashinjwa icyaha cyo gufata ku ngufu. Niyo mpamvu yatawe muri yombi. Nk'uko byavuzwe hano bavuze ati foreign fugitive who attempted to evade responsibility for their criminal action should take heed that we will find them, said by ICE enforcement and removes Operation Dallas acting field officer director Josh Johnson. ICE we work recently with our state, local and federal law enforcement partners by arresting and removing those who threaten the public safety of our communities. Hano tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda ravuga ngo nta umunyamahanga wese wagize uruhare mu byaha bigiye bitandukanye yumve ko atazigera yoroherwa, tuzabashaka. Ati ibyo byavuzwe n'ushinzwe ibi byose muri Dallas ni Field Officer Director witwa Josh Johnson. Avuga ko kandi ICE ikorana byimbitse na leta z'abafatanyabikorwa mu rwego rwo kugira ngo bahashe abo bantu kandi babafunge bitewe n'ibyaha baba baragiye bakora mu bihugu byabo ndetse no muri societe y'abantu rubanda nyamwinshi. Ibyo ni byavuzwe na Josh Johnson, uwo ni director wo muri Dallas. Bikomeza bivuga biti Ishimwe was resident in Fort without authorized prior to his arrest. Ati Ishimwe yaratuye mu mujyi wa Fort Worth adafite ibipapuro bimwemera kuba ari hatuye. Ati FBI rero ku bufatanye bwayo yaje kugira ute yaje kumuta muri yombi. FBI assisted in the apprehension cyangwa se yaje kumufata imuta muri yombi. Ishimwe entered in the United States illegally but violated the terms of his admission. Ati Ishimwe Dieudonné yinjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Mumanze mu byumve neza mu bitandukanye n'ibyo nanisomye hejuru, kuko ibyo hejuru biravuga ko yagiye gutura mu mujyi wa Fort Worth mu buryo butemewe, ariko yinjiye muri Amerika mu buryo bugize bute mu buryo bwemewe n'amategeko. The Prosecutor General of Rwanda issued the warrant for his arrest for rape October 29, 2024. Ati nyuma yuko abonetse abagenzacyaha cyangwa se umukuru kuri urukiko rw'u Rwanda yohereje ibipapuro bimuta muri yombi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Murumva ko ukuri urukiko rw'u Rwanda niwe watanze niwe watanze iyo warrant cyangwa se urupapuro ruta muri yombi Ishimwe Dieudonné cyangwa se aka Prince Kid wateguraga ibijyanye na Miss Rwanda. Ibi rero nk'uko mubibona nk'uko byagiye bitangazwa wenda
kuri uru rubuga rwa noza rw'abanyamerika rushinzwe abinjira n'abasohoka rwabitangaje rero ruvuga ko rwataye muri yombi Ishimwe Dieudonné. Murabizi ko Ishimwe Dieudonné ari mu bari bashinjijwe ibyaha bijyanye n'iki n'ubusambanyi bwakorerwaga abitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda, ndetse hakaba hari abo yagiye ngo bamushyira mu majwi ko yagiye abasambanya ndetse bibi cyane, ariko hari naho byaje kugaragara ko bamwe na bamwe babaga babigizemo uruhare, habaye kumvikana ndetse no mu bundi buryo bwari bwo bwose, bityo bikaba byaragaragaye rero ko hari abo yahohoteye mu buryo bugaragara, ndetse n'ibimenyetso bikaba byaramuhamye. Hari aho yavuga ko rwose bamubabarira bakamuhereza kuri Happiness, ari naho imvugo y'ibijyanye na Happiness yaturutse. Ndetse Dieudonné rero murumva muri uko gushinjwa kose yashinjijwe n'abagiye batandukanye, kubera ko hari abagiye bahabwa amakode mu rwego rwo kugira ngo urubanza rugire rute rukomeze rukurikiranwe. Hari n'abagiye bamenyekana, harimo nk'uyu nguyu Muheto Divine, bavuga ko ndetse ngo ariho bakwiye ikintu cyo kuvuga ngo kumuvunira umuheto, ngo Divine ngo yavuniye nuza umuheto. Ibyo ni ibivugwa ndetse byagiye bigaragara hirya no hino ku bantu bagiye batandukanye babivuga. Prince Kid rero murabizi ko yari umugabo wemewe n'amategeko wa Miss Elsa, n'ubu babanaga. Bivuga ko yatorotse rero nyuma y'uko yari amaze gukatirwa igihano kingana n'imyaka 5 muri gereza, ndetse n'ihazabu y'amafaranga asaga hari niba mbyibuka ntabwo mbyibuka neza, nereka ndiko ko yavuga ko ntabwo mbyibuka neza, ariko ni hejuru y'amamiliyoni. Ubwo rero yaje gutoroka, niba mbyibuka neza ashobora kuba yaratorotse nko mu kwezi ndumva ashobora kuba ari nko mu kwezi kwa 7 niba mbyibuka neza. Rero biza kugaragara ko urukiko rwagombaga kuba rumuhamya ibyaha. Ibi rero nyuma yo kubihamya ndetse agakatirwa iyo myaka 5 muri gereza n'ihazabu y'amafaranga ntashobora guhita nimvuga kanya kose nyibuka neza, yaratorotse. Abantu benshi rero bamwe mu rubyiruko baravuga bati yakoze igikorwa cyiza kuko yahise yigendera, ndetse baravuga bati abandi bagashira mu majwi abamisi bagiye batandukanye. Murabizi ntago ari ibintu ndi kubabwira mutazi, ni ibintu byagiye bigira bite bigaragara, ndetse bakavuga ko ariyo mpamvu yagize ate, ariyo mpamvu yatorotse, kubera ko abamisi bari kugenda bamugendaho, ndetse bafitemo ikintu kijyanye n'akarimi ko kugira ngo Dieudonné agire ute atabwe muri yombi kandi abiryozwe. Urukiko rero ntabwo rwazuyaje, rwagize rute rwamutaye muri yombi Dieudonné arahunga. Abanyarwanda bamwe na bamwe bati ni byiza kuba yahunze, abandi ntibabishigikira, abandi bati ariko yagombye kuba yaza akarangiza igihano cye cyangwa se agahabwa igisubitse. Rero kuri Dieudonné ubwo niwe uzi icyo yatekereje muri we mu byamubangukiye, agahita ahitamo kwigendera. Rero haraciyemo iminsi itari mikeya, ari mu bihugu by'amahanga nta wuzi ngo ari hehe, ariko murumva ko ubufatanye n'inzego zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda habaye ngombwa ko agira ute afatirwa muri Fort Worth, aho ni muri Dallas muri Amerika. Rero hakaba hagiye kurebwa uburyo ki harebwa niba yagarurwa hano mu Rwanda, ibihano bye akagira ute akabikomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero nabyo urumva ni inkuru muba mugomba kumenya, ariko mu by'ukuri mwati ibitekerezo ese murumva kuba yafashwe ari byo bikwiye, cyangwa se hongere bizasubirwemo, ariko buri wese bafite uburyo byumva. Ariko nawe ya makuru yaragezweho kandi ngomba guhita mbagezaho uko bigize ute uko biba mbibonye, kuko murabona yafashwe ku itariki 5, nako inkuru yatangajwe ku itariki 5 yafashwe kuri 3. Murumva aciyemo iminsi mike, kuko uyu munsi turi tariki 9, hashize iminsi igera kuri 6 atawe muri yombi. Ubwo rero naho kugira ngo twumve inzego z'uburyo zihanahana ibyo bita deportation, cyangwa se uburyo bahanahana bakoze ibyaha mu bihugu. Ubwo turategereje nabyo ni nabari kugezwa mu gihugu cy'u Rwanda yaje, nabyo tuzabibagezaho. Murabizi niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tubashe kubasangiza amakuru agiye atandukanye yibiba biri kuvugirwa hirya no hino, ndetse niba byabaye mu rwego rwo kugira ngo tubibagezeho ku gihe. Niba uri mushyashya rero kora subscribe kuri Komayombi TV, ushakishe kuri platforms zigiye zitandukanye, hose turahari ni Komayombi TV, ndetse udusharingire uduhe ibitekerezo uburyo byumva, ndetse udusangiza amakuru waba ufite aho ngaho, yaba amakuru yizewe, ufite ibihamya cyangwa ubundi buvugizi, byose turi tayari kuba twagira gute kuba twabigezaho bikwiye kuba bigera kandi mu gihe gikwiye, ndetse
turabashimira cyane, ntabwo duhema kubashimira kuri mwe mwese mudufasha, ndetse namwe mwese mwakoze subscribe kuri Koma Yombi TV. Ndakomeje nambashimira kandi muri abantu b'icyubahiro, bakwiye icyubahiro, muri abantu b'agaciro kuri twe mu buryo mutazi, ariko bidakuraho ko dukomeza kubashimira kandi tutazahwema gukora tubashimira mu buryo bwose dushoboye. Murakoze cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza, ndetse mukomeze muryoherwe na weekend, mukomeze mugubwe neza buri mwe ahariho hose. Imana ikomeze umurinde kandi mukomeze kumurinda mu buntu bwayo, kuko niyo mugenga w'ibintu byose, kandi twizera ko ikora, twizera ko ishoboye, twizera ko ifasha umuntu wese uyitakambiye iramutabara. Ciao ciao rero, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza. Koma Yombi nakagaruka.